ni vai. Emeline yongeye kudutama indi video noneho iri mu bintu by'ubusambanyi bukabije. Aho yari ari gusaba umukobwa nkubwira ati wamaye ku bintu. Emeline ino video iragaragaza yuko ari abahungu yitamo ari n'abakobwa yitamo. Nagiye kumva ngajya numva ari kumubwira ati wamaye. Ngo ndi kumva ko nshaka ibintu. Ndabarahiye nk'intoki zawe ziri kugenda zishaka kwinjira mu Emeline. Mwibuke ko hari ibintu byinshi byagiye bimuvugaho cyane mu minsi ishize kandi akaba yaranaje mu mashusho aherutse kugaragara ari kubwira abagabo n'ababita imbwa. Yongeye kugaragara ari kugaragaza ko noneho yitamo n'abakobwa. Ni ibintu byinshi biba byagiye bibera hano ku mihanda. Reka nze izi stories zagiye zigenda zicicikana ku mbaga nyambaga nze tuzigarukeho. Mbere ko dukomeza kamwutse kuri subscribe n'utarayikora kandi mbari koze umuntu agaciro cyane kabisa. Ese mutarakora subscribe ni vai. Makuru yakuraye. Tubwire. Ukura amajwi brother. Kandi sitata swana mnyemonye muri bibiri. Iya narasa kubirinda rukumura Emeline ngabanya ubwo. Ese cyakubikoraho. Unazorasha gushyiraho ingufuri. Ekura sarinde kuri noki nigende. None se ugende kuri kunkorakoraho. Emeline mu kibuno ariko. Emeline ndashaka kuninya none. Kubera uko ndashaka. Usikomeze bya kubera uko kunkorakoraho. Ndashaka ibintu. Emeline rero uno mukobwa ni umukobwa mwiza cyane ndakeka azwi cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Nagiye kubona mbona amavideo menshi kwinda cicikana ubwo twagiye tubona amavideo menshi y'abantu bagiye batandukanye. Murabiza abakobwa b'iyi minsi bakomeje gutuma twumirwa kabisa. Emeline hari video iherutse gusohoka ari kuvuga kubijyanye n'ukuntu abagabo ngari imbwa. Abivuga we n'umunwa we. Nyuma yaho akomeje kubona ko video zatangiye kugera ahantu hakomeye aza kwidegura kuri Twitter ku rubuga rwa X ari kuvuga ko ngo ibyo bintu ngo atarashatse ngo kuba yabisobanura. Agerageza kuba yashaka kuntu yabivuga mu buryo bwiza ariko ukuri yari yarangije kukuvuga n'ibyo atekereza yarangije kubivuga. Ukibaza ese ni kiye kibazo abakobwa baba bafite mu mitekerereze yabo kugeza ubwo umukobwa yifata video ari kuvuga amagambo nk'aya ngaya. Reka tugaruke kuri iyi video rero yasohotse hanze. Emeline ari kumwe n'umukobwa ari kumusaba ku bintu. Yari kumusaba ati wamaye ngo ko ndi kumva nshaka gusambana. Ubu mba numiwe. Abakobwa bageze ku rwego rwo kujya avuga ati noneho wamaye nawe nkakwitamo. No mukobwa yagaragaje ko nubwo hari video nyinshi zagiye zigaragara avuga yita abagabo agenda bafeka cyane. No video yo ikaba yasohotse ari kusaba umukobwa ati wamaye. Ese no mukobwa ni ikinyabibere? Ni wa wundi urya impande zose ku bahungu no ku bakobwa. Womba numwe mukayandaje bakubishiremo zino video. Utwo tuba twumiwe kabisa. Emeline rero yakomeje kugenda avuga ati ndagushaka mbabarira unemo. Undi mukobwa nakamubwira ati nyamuneka izo ntoki zawe wizinjizamo imbere. Unge mba numiwe kabisa. Abakobwa u Rwanda rucyafite akazi kenshi n'ababyeyi babyaye bano bana. Nge mba nibaza ikintu baba bari gukora cyangwa se ikintu baba batekereza. Nk'iyo nk'umukobwa umeze gutyo ufite imitekerereze nk'iyi bigeze kuri uno rwego rwo kuvuga ati aba babyeyi bafite akazi gakomeye cyane ndetse n'igihugu muri rusange. Nk'umubyeyi kwera wabyaye uno mwana yabonye nk'iyi video watekereza iki? Nagiye kubona mbona ku rubuga rwa Twitter rwa Emeline yanditse agaragaza ko ngo abantu bari kumubeshyira ko bari kumusebya. Ariko se bararinda bamusebya video kariye ya nyayo. Ubu muraje mutangire muvuge muri comment ngo wapi ngo nuko umweditinga nijwi se bakaryeditinga. Aha. Bari ibintu rero komeze kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ariko mbura kiri kuza kureba video iri munsi ibintu byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Destiny bye nabyo biba byagiye bikomera. Bike gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi tukomeze tukugeza amakuru agezweho kandi yizewe. Reba video iri aho munsi nukomeze gucikanwa ni vai.